Izi ni za nkuru zihindura ubuzima, wigiramo ibintu byinshi utaruzi na William the Future, amagambo y'ubwenge gusa. Igihe kimwe ubwo groupe y'ibikeri yari irimo igenda yari guca mu ishyamba rimwe. Iki gihe ibikeri birimo bigenda byiri mu groupe nini cyane, ibikeri bibiri byaje kwitura mu mwobo munini muremure, wari muremure kuri byo icyo gihe byagendaga. Ibindi bikeri byahise byicara hejuru y'uwo mwobo bikomeza kwitegereza bigenzi byabyo byaguye muri wa mwobo bitabasha guhita bivanamo. Byabonaga umwobo ari muremure kuko ibindi bikeri byaguyemo bibiri bitabasha gusohoka muri wa mwobo. Iki gihe bikimara kubona ko umwobo ari muremure cyane, byabwiye ibindi bikeri ko nta bindi byizero, nta n'icyizere gisigaye kuri ibyo bikeri bindi bibiri byari bimaze kugwa muri uwo mwobo, ko bishoboye kuba byasohoka muri uwo mwobo muremure byari biguyemo. Kuko icyo gihe byo ntibyashoboka kuba byasimbuka ngo bishoboke kuba byava muri wa mwobo byari biguyemo. Kabone n'ubwo ibindi bikeri bibiri byari bimaze kugwa muri uwo mwobo byafashe umwanzuro kwirengagiza iby'ibindi bikeri byari biri hejuru biri kuvuga, biragerageza bitangira gusimbuka bigerageza uburyo ki byasohoka muri wa mwobo. N'imbaraga byose bifite byagereje inshuro zose. Ibindi bikeri nabyo bibibwira ngo murekere kugerageza, muri kuruhira ubusa, ntabwo mwasohoka muri uwo mwobo, bibica intege. Kuko uko bikere byageragezaga icyo gihe nta cyahindukaga cyane, ko ibyo byakoraga nta cyabavugamo, nta cyakundaga, byahitaga byanga. Nyuma yo kugerageza inshuro nyinshi ibi bikeri ntacyo bigeraho, kimwe muri byo nibwo cyagerageje guhagarika kugerageza. Gitangira kumvira bya bikeri bindi byakibwiraga ko kugerageza ntacyo bivuze, n'ubundi bitari buze kugikura muri uwo mwobo. Nacyo gitangira kubumvira, nibwo cyatangiye kumva ko ntacyo bimaze, byakirangiranye, ibintu byose birasa nk'isi yakikaragiyeho, ntacyo bivuze ibindi byose byakora. Cyafashe umwanzuro kuva ku bintu neza. Iki gihe cyaje kunanirwa cyitura hasi kirapfa. Gusa ikindi gikeri cyari gisigaye cyo cyakomeje kugerageza gisimbuka kugira ngo gisohoke muri wa mwobo muremure ibikeri bibiri byombi byari byituyemo. Kimwe cyari kimaze gupfa, ikindi gisigaye gikomeza kugerageza kugira ngo gisohoke uko gishoboye kose muri wa mwobo cyari cyaguyemo n'ikigenzi cyacyo. Ibindi bikeri nabyo birakibwira ati, erega irekereraho uri kwirushya, irekeraho uri kwinaniza, ubwo kwinaniza kwawe ntacyo biri bukugezeho. Bivuze ngo irekereraho. Kurekera kuri inshuro byari bisobanuye ko kiriya gikeri nikiramuka kirekeye kiri buhagarare nacyo kikananirwa, kikagira uburibwe, kikaza gupfa nk'ubwo kigenzi cyacyo cyari byakigendekeye mbere. Gusa iki gikeri cyakomeje gukora uko bishoboye, kirasimbuka gifata ahantu na henshi, gikora uko bishoboye byose, gisohoka muri wa mwobo muri za mbaraga zose cyari cyagerageje, kirabikora. Gitungura ibindi bikeri byose byari biri aho byagicaga intege, kibica muri humye, ndetse no muri ya magambo yacyo byose byavugaga, cyo kikorera ibyacyo gisohokamo. Ibindi bikeri nibwo bwicaye imbere y'icyo ngicyo cyari kimaze gusohoka muri wa mwobo, birakibaza ati, ese ubundi ntumvaga ibyo twakubwiraga? Ikindi gikeri cyari kikimara gusohoka muri uwo mwobo cyarabisubije biti, kirabasobanurira, kirababwira ko cyapfuye amatwi igihe cyabibonaga ibindi bikeri bisa nkaho biri gutera induru bivuga cyane. Cyo cyaketse ko ari bwo buryo bagiteraga imbaraga, ibindi bikeri byagiteraga imbaraga, yari courage, akaba ariyo mpamvu cyagize imbaraga zidasanzwe, cyakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo gisohoke muri wa mwobo, kuko cyabonaga ibindi bikeri bisa nkaho bicyishimiye, biri kugitera imbaraga, bisa nkaho biri kugisoro ngaho. Niko cyabisobanuriye. Kumbe cyo nikigeze kimenya ko bagicaga intege, ariko kubera ko kitabyumvaga, cyo cyumvisha ari uburyo bwo kugitera imbaraga bwo gusohoka, kigera imbaraga, kiteramo imbaraga za zindi hafi ya nyuma gisohokaho. Ibyo no mu buzima bwacu, ibyo nabyo twabibona. Ibyo nabyo mu buzima bwacu ni ibintu duhura nabyo cyane. Imbaraga z'amagambo zigenda urugendo runini.
hari igihe imbaraga z'amagambo zishoboye gufata umuntu wari uri hasi ababaye ari mu gahinda gakabije zikamushyira hejuru zikamufasha guca mu bihe bibi yari arimo. Ariko ku rundi ruhande nanone amagambo mabi ashoboye gutuma umuntu atagira imbaraga bikamuca intege, bikamuvana mu nzira nzima yari yiyemeje n'uburyo buzima yari yarihaye bwo gukomeza ubuzima bwe nta muntu abangamiye, akomeza ubuzima bwe ndetse ayita ku iterambere rye cyane. Amagambo mabi akura umuntu muri gahunda ye, ndetse abantu rimwe na rimwe bagereza kuduhagarika mu bintu turimo iyo dutangiye kumva amagambo yabo n'icyo bita inama zabo. Bakaza muri iyo context cyangwa se muri ubwo buryo bwo kugira inama nyamara bwari uburyo bwo kuguca intege. Ibyo byatuma bumva bikazatuma intego zacu twari twarihaye muri twebwe tutazigeraho kuko twumvisha ibintu batubwira ko bidashoboka. Nyamara igihe iyo tutaza kubumva ntabwo ibyo byari bugireho. Mu gihe ugerageza kugira ngo ugere ku ntego yawe ntuzigere wumva amagambo y'abantu bakubwira ngo ibi ntibishoboka cyangwa se rekeraho, kuko nutangira kumva izo nama zabo, komanteri bagushyiraho, ibitekerezo bakubwiraho baguha n'izindi ngero, bizarangira nawe wibuze ubura imbaraga umere nka cya gikeri cya mbere cyagerageje kigahita gitegereza kumva andi magambo y'abandi bantu kigacika intege ntikibashe kugera ku ntego zacyo. Nawe niko byakugendekera. Ariko umunsi uzashaka kugira ngo ugire ibihinduka mu buzima bwawe ukagera ku ntego zawe mu buzima bwawe, ntuzigire wumva ya magambo mabi ya bindi baguca intege komanteri bagushyiraho buri munsi. Uzamere nka cya gikeri cya kabiri, use nkaho ufunga amatwi kuri abo bantu basa nk'abakubwira ibyo bintu byose ko nta kintu wageraho. Ibyo nibyo bizatuma ugera ahantu wari ukwiye kuba waba. Ibyo nubikora umunsi ntabwo ari kure cyane wo kugira ngo iterambere ryawe urahagere ndetse n'inzozi zawe uzigereho, kuko ahantu uzaterera imbere ni hafi cyane mu gihe wumvishe neza ibyo nkubwiye muri aka kanya. Ni William the Future. Izi ni za motivational stories za buri munsi. Niba wizera ko Imana ikora ntucikwe n'iyi nkuru ugiye kukugezaho. Ni inkuru y'ubwenge tugiye gutangira nanjye William the Future. Ni buri munsi motivation za buri munsi zitabura. Daily motivational story ndetse na motivation quotes za buri munsi. Habayeho igihe kimwe hari igiturage kimwe cyari gituye hafi y'umugezi. Uyu mugezi ukaba waragiraga amazi atemba, ndetse buri muntu wese akaba yarabayeho yishimye asenga buri munsi, agasengera ku rusengero rwari ruri muri icyo giturage. Aho ngaho abantu bangaha bari bishimye bafite ubuzima bwiza ku buryo nta n'ikintu na kimwe bari babuze. Muri icyo gihe kimwe haje kuza igihe kimwe haza kugwa imvura nyinshi, maze amazi yo muri wa mugezi atangira gutemba, imyuzure iratangira muri cya giturage. Ni igiturage cyari gituye hafi y'amazi. Amazi atangira gusakara buri hamwe hose. Buri muntu wese wari muri iki giturage atangira guhunga, bajya guhungira ahantu hari hatekanye byibuze amazi atagiraga. Umugabo umwe yirukanse agana mu rusengero, agenda yihutira guhita abwira padiri. Aramubwira ati imyuzure yateye ahantu hose, yinjiye mu ngo zose, amazi yatangiye kuzamuka, ibintu byose byatangiye kuba bibi, twese tugomba kuva muri iki giturage ndetse mu gihe amazi ataradutwara twese ngo aturengere. Abantu bose bamaze kugenda, ahantu hose hamaze kuzura amazi, ahubwo ngwino nawe tujyane. Padiri yamusubije amagambo, aramubwira ati njye sindi umuhakanyi nkambwe mwese, nizera Imana, ukwizera kwanjye kose kuri mu Mana, ntabwo nize kuva hano. Nizera Imana ko iri buze kuza ikankiza, ntabwo ndi buze kuva hano, ahubwo mwese mwigendere, ntabwo ntava hano Imana itaje kunyikiriza ubwayo. Uwo mugabo nyuma yaje kwigendera. Nyuma amazi yatangiye kwiyongera, atangira kuzamuka cyane, amugera mu rukenyerero.
umugabo atangira kurira, yurira hejuru y'intebe abayihagazeho. Nyuma y'igihe gitoya haje kuza undi mugabo ku bwato, aza aje gutabara padiri. Padiri we yari arimo indani, wategereje mu kwizera ko Imana iri buze kumutabara. Uwo mugabo yaje kubwira padiri, aramubwira nti abantu benshi bambwiye ko ariwe muntu ugisigaye hano muri urusengero. Nari nje kugutwara muri ubu bwato kugira ngo tuvemo hano tugende, mbere y'uko ubwato nabwo buza guhura n'imiyaga myinshi ntibubashe kwinjiramo hano. Nari nje kugutabara, ngwino winjire mu bwato tugende. Icyo gihe padiri yarabyanze, amuha impamvu nk'izo yari yahaye wa mugabo wa mbere. Umugabo wari uri muri ubwo bwato arigendera. Amazi akomeza kuzamuka cyane, umwuzure uko wiyongera, ndetse amazi agera mu gisenge. Iki gihe padiri nawe yaruriye agera hejuru y'igisenge, hejuru ku ibati, arurira agera hejuru yaryo. Padiri icyo gihe yakomeje gusenga cyane, asaba Imana ko iri buze kuza kumukiza, ikamutabara, ikamuvanaho. Nyuma haje kajugujugu ijije kutamara, imunagira umugozi n'urwego rwo kuriraho kugira ngo azamuke. Iki gihe bagombaga kugira ngo byibuze bamujyane ahantu hatekanye kugira ngo aze kuba atekanye, ave muri ibi bihe bibi byari byateye iki giturage. Gusa nanone padiri yaje kubyanga, ndetse arababwira impamvu zibwe nk'izo yari zahaye babandi bambere bari baje kumutabara. Avuga ko we yizera Imana byanze bikunze ari buze gutegereza paka Imana ikaza kumutabara. Nyuma helicopter cyangwa se kajugujugu yakomeje igiye kwitabarira abandi bantu bari bahuye n'ibibazo. Nyuma urusengero rugiye kurengerwa n'amazi neza, padiri habura gatoya kugira ngo abure, nibwo yaje gukomeza asenga, ndetse afite n'uburakari. Asenga mu ishengesho ritera irya. Yabwiye Imana ati, Mana, nagukoreye ubuzima bwanjye bwose, nkomeza kukwizera ubuzima bwanjye bwose. Ese kuki utaje kuntabara ngo unyize? Kuki utigeze unyiza? Wabitewe n'iki? Mu burakari bwinshi niko padiri yasengaga. Gusa mu kanya gatoya nibwo yaje kubona imbere ye Imana imwiyeretse irimuseka, iramubwira ati, mbega ukuntu uri umusazi, naje kugukiza inshuro 3 zose, nza nkwirukanka nkusaba kugira ngo nkujyane ahantu hatekanye, nyambara ntiwabyemeye. Mbere na mbere nazanye ubwato, nyuma nzana na helicopter, ahubwo ikosa ryawe nuko utigeze ubasha kumenya ko ari nje wari waje kugutabara burya. Nuko nyuma padiri nibwaje kumenya ko yakoze amakosa akomeye cyane, asaba Imana imbabazi. Iki gihe Imana yaramubabariye, nyuma aza kubona ubundi bufasha, padiri arabwemera, bamujyana ahantu hatekanye. Isomo riri muri iyi nkuru nubwo ari nto. Ese wizera mu Mana? Imana urayizera? Ese ibimenyetso by'Imana urabizi ko ari Imana ibyohereje? Ibintu Imana yagukorera urabizi? Rimwe na rimwe Imana itwohereza amahirwe mu buzima bwacu, ariko rimwe na rimwe ntitubimenye, ahubwo tukaneshwa ibyo twari butereho imbere n'ibyo twari bukore ntibikunde. Ahubwo nyamara mu gihe twari bufate amahirwe tukayakoresha Imana yari yaduhereje, bikaba ari byo byari buduhereza umugisha, ndetse tukabasha gutera imbere kuruta uko twari bwibuze kunangira. Nakubwira nti nuramuka ubonye amahirwe mu buzima bwawe, ntuzugere utekereza kabiri, genda ufate ayo mahirwe, ugerageze amahirwe yawe, kuko birashoboka ko icyo cyaba ari cyo kimenyetso cy'ubuzima bwawe kugira ngo buhinduke, ndetse ubashe gukira mu byo wari urimo. Umunsi utazigera ukora ibyo ngibyo buri munsi, wabonye amahirwe ukayirengagiza, uzababara, kuko buri munsi hahora andi mahirwe ya kabiri dushoboye kuba twagerageza. Rero ayo mahirwe ntuzigere uyangiza ubuzima bwawe. Gerageza, nta kintu kitabasha gushoboka muri ubu buzima. Iyi niyo yari motivational story y'uyu munsi. Nimucikwe n'utundi tuzatuza buri munsi. Ni William the Future, ukore subscribe, ni kuri YouTube channel yanjye William the Future. Love you so much.
uyu munsi ngiye kukugezaho ndetse za motivational story zongera iminsi yo kubaho. Ni motivational wumva buri munsi zikagira byinshi wigiramo, ndetse muri za nkuru zishoboye kuba watuma ubwawe muri wowe, ndetse n'amagambo y'ubwenge agukomeza muri wowe, bigatuma ubasha kunesha urugamba urimo cyangwa se ubasha gutera imbere muri wowe mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'umwimumvire, mu buryo bw'imikorere. Uyu munsi niyo ngiye kukugezaho, ni imwe muri motivational story y'ubwenge ushoboye kwigiramo. Igihe kimwe habayeho umuntu ashaka kwimuka karitsiye yabagamo akimukira mu yindi. Uyu yafashe gahunda imwe ava muri iyo karitsiye yerekera mu yindi karitsiye kugira ngo agende ahindure ubuzima. Mu kugira ngo agere muri iyo karitsiye byari ukugira ngo byibuze muri karitsiye yari arimo ahindure imibereho mibi yari arimo. Uyu yarerekeje agera muri iyo karitsiye. Icya mbere yararukanse afatira iya mbere kugira ngo abanze abaze umukuru w'iyo karitsiye, amubaze byibuze niba iyo karitsiye ashobora kuba yayikunda akayishimiramo, ubuzima bukiyongera kuruta uko ubw'ubuzima mbere yari afite. Kimwe mu byo yibazaga mbere byari ukugira ngo yibaze neza koko niba iyo karitsiye azayikunda, bitandukanye n'iyo yabagamo mbere. Yaragiye akubariza umukuru w'iyo karitsiye, master. Aramubaza ati, ese iyi karitsiye nzabasha kuyikunda? Master umukuru w'iyo karitsiye nawe yihutiye kubaza uyu mugabo mu buryo bwo kumusubiza mu buryo bw'ubwenge. Aramubaza ati, ese ubundi karitsiye wowe wari urimo yari irimo abantu bameze bate? Imiterere yabo yari imiterere iteye ite? Uyu ntiyatindije, yamusubije yihuse cyane, amubwira ko karitsiye yari arimo yari iy'abantu b'abirasi, abanyenda nini, ubuzima bwabo ukuntu babubagaho babeshyaga ndetse bakiba. Niyo miterere yabo, nibwo bwari ubuzima bwabo muri iyo karitsiye uwo mugabo yari arimo avamo. Master w'iyo karitsiye yindi uyu mugabo yari yimukiyemo yaramusubije ati, abo bantu tubwiye neza bameze neza nk'abantu n'ubundi dufite hano, nta tandukaniro ririmo. Nyuma y'umunsi umwe ibyo byose bibaye, haza undi mwimukira mushya muri iyo karitsiye. Nawe aza yibaza ikibazo kimwe, niba koko ashoboye kuzakunda iyo karitsiye nk'abandi bose. Nawe yaje kwegera master umwe wari ukuriye ya karitsiye. Aramubaza ati, ese ngiye karitsiye nzayikunda? Master nawe yongera kumubaza ikibazo kimwe nk'icyo yari yabajije wa undi wa mbere wari uherutse kwinjira muri karitsiye. Aramubaza ati, ese ubundi karitsiye wowe uvuyemo yari karitsiye imeze ite? Abantu bari bafite imico ki? Bari bateye bate? Uyu ntiyatindije, yaramusubije ati, karitsiye mvuyemo yari iy'abantu bafashanya, bakundana, bubahana, ibintu byose babikorera hamwe, babagaho mu buryo bw'amahoro ndetse n'ubwuzuzanye. Shefu master w'umujyi aramusubiza ati, ibyo neza birahurirana neza natwe n'abantu dufite hano. Abantu dufite natwe niko bameze, ni abantu bameze neza nk'uko bivuze. Ibi isomo ryari ririmo icyo ubona cyane mu bantu no muri iyi si, nicyo kintu nawe iyi si kubonamo. Niba uzayibonamo ikintu cyiza ndetse ugakomeza kuyibonamo icyo kintu, n'isi nayo izakomeza kukubonamo icyo kintu. Bivuze ngo isi ugomba kuyibonamo ibyizero, urukundo n'ubufatanye. Ibyo bintu nuramuka ubibonyemo, bivuze ngo n'isi nayo izabikugarurira. Umunsi utazigera ubonamo isi ibyo bintu byose, ibyo uyibonyemo nuyibonamo uburakari, umujinya, ubugambanyi, nabyo n'iby'isi yose izakubonamo. Bivuze ngo isi yawe ugomba kuyirema mu buryo bwawe bitandukanye n'uko mbere wabikoraga. Niba uyu munsi wiyumvagamo ibintu bibi cyangwa se ukayibonamo ibintu bibi, n'ubundi nayo ishoboye kuzakugarura neza iyo shusho neza nk'uko we wayibonagamo. Uzabe mwiza muri iyi si, n'isi nayo izakubera nziza.
uzatanga urukundo muri iyi si, n'isi nayo izaguhereza urukundo. Nuyiha urwango izaguha urwango. Icyo uzabiba muri iyi si ni nacyo neza neza uzasarura nyuma y'igihe gito. Iyi niyo yari motivational story y'uyu munsi. Nimucikwe n'izindi nyinshi zagize za buri munsi. Ni William the Fisher, ndabakurikira cyane.